ntago numva ukuntu ukoresha rya zina rya nickname ukavuga uti bad bitch, because literally bad bitch aba ari umuntu ufite se amahane, aba ari umuntu karishye abantu batanegera banatinya. Sinzi wowe ubijyana gute nka Gaga ukavuga uti nge ndi bad bitch? Impamvu nge nise bad bitch ubundi Gaga hari amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino, ama screenshot, ama post avuga ko hari umubano ufitanye na The Ben, umubano wihariye. Byaba ari byo? ni ukuvuga ngo Ben ndamukunda cyane. None se ko numva relation yanyu cyangwa se imibanire yanyu yaba yihariye, umva bitari butere ikibazo nuriya turi kubona bari kusangira urugendo rw'urukundo? Greetings, viewers of Legacy TV. Be all in or be nothing at all. This is your host, Albina Steny, good girl in the city, queen of the mic. And right about now, we have a beautiful queen. She goes by the names of Gaga. You already know her. She's a pop star. But talking to her right now, and let's see what she got for us. Click on the subscribe button. And if you've forgotten, click on the notification button. This is Legacy TV. Let's go. Abatamuzi mwese ni Gaga, Umutoni bad bitch BB, umuhanzi kazi uri kubikora bigakoreka muri iyi minsi. Tukaba tugiye kuvugana nawe tukumva uko biteye. Karibu Gaga. Amakuru ni meza. None se ko namenyereye ko abantu bamwe bavuga ngo aho bari ngo ni muri Togo, abandi ngo Djibouti, aduherereye noneho? Aha ni Norvege. Norvege. Ndumva twanabonye ibintu by'amaviza ubwo ngubwo. Okay Gaga, nishimiye kubona. Nanjye nishimiye kubona cyane. Hanyuma hari ibintu biteye amatsiko cyane nagiye mbona abantu batakuziho, kandi nanjye nibazaho nk'umuntu gukurikirana cyane. Tumenyereye ko hari indirimbo nyinshi cyane zagiye zitandukanye zigenda zica kuri YouTube, izindi abantu kazisharinga, ariko nkurikiranyije urubuga rwawe rwo kuri YouTube nagiye mbonaho indirimbo 3. Izindi se wahisemo nuko icyo wahisemo kuzikuraho bimeze bite? Izindi ntago nazikuyemo, ntago nazikuyeho, ahubwo se ndabikubwira gute. Management nabarizwagamo mbere urumva ni zasigaye kuri channel yabo. Yego. Ubu nukuvuga ngo we ntago wemerewe kuba wafata izo ndirimbo? Oya, ntago mbyemerewe. Nta mbogamizi byaguteye muri gahunda utangiye, cyangwa ni ibintu byabaye biri smooth cyangwa byoroheje ukahita ukomeza? Oya, imbogamizi zari zirimo kuko nawe urumva indirimbo zawe management kuzitwara hari ukuntu bigusubiza inyuma ukavuga ati kongera nanone kubaka ibintu nk'ibi ngibi, urumva nyine byari ikibazo. Right. Uvuze uti management, ejo bundi mperutse kubona warasinye na management shyashya. Iriya management wemerewe ko wayitangaza cyangwa ni ibintu bikiri muri process? Nasinyemo yego, ariko ibintu bya nani amasezerano twagiranye yo ntago nayavuga, gusa impande zombi twaranyuzwe. Hari ibintu nagiye mbona mu comments cyangwa se ku bantu gukurikirana cyane kuri Instagram cyangwa se bareba ibikorwa ukora, bari kwibaza nimba iyi njyana ugiye kujyamo ari uzagumamo, kuko ni njyana ituje nkurikije uko mbere wari muri trap cyangwa wari kwa kundi uvuga bad bitch and all. Ndibaza cyane se niyo njyana ugiye kugumamo cyangwa hari nibindi ugiye kuzajya ukomeza uvangavangamo? Oya, ntago ariyo njyana ngiye kugumamo, of course ngomba no kubavangiramo n'izindi, gusa nayo nzajya nyibakubita nyine. Ubundi njyana yawe niyihe ukunda wowe ubwawe nka Gaga? Ubundi buri urebye ntago ngira injyana nkunda, ngiye njyana zose ni kuvanda nagwamo hose, yaba dancehall yaba nyine injyana zose ngiye nazigwamo, ntago ngira ahantu hamwe mbarizwa. Right. Uravuze iti njyana zose nagwamo. Nje kubwanje abwo reka mite mbivuga imbere ya kamera ya Legacy TV, nkunda ukuntu wambara. Thank you so much. Nuvuga ngo n'uburyo wambara bigwamo. Ndabivuze. Ahubwo ikintu nzirira amatsiko cyane ndibaza ni imyenda ubara komanze kwa kundi bareba ibintu kuri eBay cyangwa se kuri Amazon, kuko usanga ari n'imyenda abantu benshi badafite hano mu Rwanda. Iriya myenda uyikura he? Harimo n'iyi wambaye cyangwa se look yawe, yaba imisatsi yaba inkweto, ni ibintu utegura gute? Ni ukuvuga ngo mfite umudesigner wanjye uzi ibintu nkunda, uzi nyine azi style nkunda, ni ukuvuga ngo
kandi iyo agiye kunyambika ngerageza kumubwira anyambika ibintu ntari buce hariya nkabibona n'undi muntu. None se uvuze uti nkabibona n'undi muntu, hari abantu bagufana hano hanze Gaga benshi cyane bari no kudukurikira. Hari umuntu ushaka kureba akavuga ati ngiye aya marionette yari yambaye Gaga kuri uyu munsi wo kwa gatandatu ndashaka kuyambara kwa mbere, ntago uzamurushya rwo kuyambara kuko wowe uvuze uti ntago nshaka ko hari undi muntu nzabibonana. Oya, ayabonye hano akayagura ni sawa nta kibazo, ariko nanjye nyine ngerageza uburyo kindi ni ukuvuga ubundi nkunda ibintu biri unique, mbashaka nambara ikintu simbona undi muntu cyambaye muri make, cyane cyane nk'imyenda, utuntu tw'amarinete, utuntu nk'utwo ngutwo. Ntabwo uratekereza ko wafungura nka brand yawe ya Gaga, umuntu akazajya yambara avuga ati nambaye Gaga style cyangwa nambaye Gaga collection? Oya, ibyo ntabwo ndabitekereza, ariko nanone ni igitekerezo cyiza, ahubwo umpaye akayide uvuga ngo nzaboneho akantuza ka komisiyo. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu nibajije nkurikije indirimbo zawe 3 utangiye zawe, ni indirimbo zigenda zivuga ku bintu byenda guhura, aho wavugaga umusore wahemukiwe ari umusirikare, unyuma uhita uvuga ngo slay, nyuma uhita uvuga ngo je t'aime. Yaba bifite aho bihurira cyangwa n'indirimbo zaje na inspiration yawe cyangwa kuko wiyumvaga? Ko ngiye ndebye hari ukuntu zihura sinzi. Nta hantu zihuriye kuko buri ndirimbo yanjye ngerageza uburyo kindi bukora ikintu gitandukanye n'icy'ubushize, ni ukuvuga rero nta hantu zihuriye. Ni inspiration ikura hehe? Ni iki gituma uvuga uti ngiye kwandika indirimbo kuri ibi? Ni iki witwaza ujya kwandika? Ni inganzo kabisa, ni ukuvuga njya studio, najya muri studio, ubundi njyewe mbere yuko njya muri studio bihera muri njyewe, banzi ikintu ngomba kuririmba muri studio, nkavuga tubushize naririmbye kuri iki ngiki, kuri slay naririmbye kuri iki, none reka changing, noneho ndeke kujya mu bintu wenda bisa naho birimo inama ukuntu, none nereka abantu ko n'ibindi mbishoboye. It's alright. Uravuze uti production cyangwa se ngiye muri studio ndakoze. Hafi ya zira ndirimbo zose zakozwe na Izo? Zita Izo Pro cyangwa ebyiri nizo zakozwe na Izo Pro, imwe yakozwe na n'umutipe witwa Breeze. Urabahinduranya cyangwa ni wowe ubihitamo kubahinduranya? Kuko ubundi namenyereye ko usanga umuhanzi afite production house ari akoresha ariyo yonyine adahindura. Ese wowe nakarusho ufite nka Gaga cyangwa ni ibintu biba gutyo gusa? Oya, ni ibintu biba, ni ukuvuga ngo iyo ngiye gukora indirimbo nkanjye yo mfite ide, banzi umuproducer uzabasha kuyinononsora cyangwa se umuproducer bijyanye, yego, ariko nanone Izo Pro niwe dukorana bya hafi cyane. Ndabizi neza ko ari abantu bafite amatsiko bavuga bati se Gaga ku munsi hanze yo kuririmba, hanze yo kwambara neza, hanze yo kugaragara ku mashusho agiye atandukanye, ni umuntu uteye ute? Umunsi wawe uwutegura ute? Ese ukora iki ku munsi ubundi? Umunsi wanjye ndabyuka mu gitondo, of course nkasenga nk'ibisanzwe, namara gusenga nkapanga gahunda nkafata breakfast, mba mfite gahunda kubera ko kenshi nko muri iyi minsi nsigaye nkunda kuba ndi studio cyane, yego, nkapanga gahunda zo mu rugo, nkanakora n'uturimo two mu rugo, nkahita njya muri studio. Uravuze uti turimo two mu rugo, abantu benshi bibaza ubana n'umugabo, uribana, hari n'ukuntu uvuze ngo nkasenga, abantu benshi ndabikeka ko bari bwibaza bati se usengera he? Ubundi se Gaga buri arasenga umuntu wita ngo rya zina navuze cyane navuga nyuma, ni ukuvuga ngo ni ibintu biba biteye amatsiko kwibaze se koko wasenga wowe usengera muri itorero nimba atari banga? Ndasenga of course kubera ko ndi umuntu ndi umumizirimo. Hanyuma ubwo ibyo byo kuvuga imirimo yo mu rugo niki ubana nande, uribana, bimeze bite? Mbana n'umwana wanjye gusa. Hari ibintu njyewe ubwo ngiye kwibaza nka Albina atari no kuvuga ngo Legacy TV, njya nibaza nkavuga nti umuntu ashobora kujya kuri social media hari akagira aka izina runaka akoresha aha yose kandi rizahoraho, kuko iryo zina ni hashtag niko nabyita. Njya nibaza impamvu uvuga uti njye nk'uko nkubonye ntabeshye ndi kubona uri umuntu utuje cyane ku buryo ntabwo numva ukuntu
ukoresha rya zina rya nickname ukavuga uti bad bitch, because literally bad bitch aba ari umuntu ufite se amahane, aba ari umuntu karishye abantu batanegera banatinya. Sinzi wowe ubijyana gute nka Gaga ukavuga uti nge ndi bad bitch? Impamvu nge nise bad bitch ubundi njya kuza muri no game, njya kuza muri industry ya music, narabanje ndeba abakobwa uburyo bitwara, mbona bamwe bafite amike, mbona benshi bafite amike ya queen cyane. Queen ngaho uyu ni queen wibi. Okay, nge ndavuga ati nge ntago ndi queen, ndi baddest uri hari ugomba gukora, ariko namwe mube mubizi nyine ko se nabivuga gute ni nka bad gikwa. Uvuga ngo ni umuntu ukora ibye ukwe. Alright. Akazina kari unique ukuntu urabyumva nyine, hari n'abantu bajya bambwira ngo iryo zina ni ribi, ariko riri unique ntago waribona n'undi muntu, kandi ibaze nyine no gutinyuka kuryita, nuko nabonaga riri unique. Umutego. Okay, bad bitch. Hanyuma Gaga, ese Gaga bundi magambo arambuye ni Gaga gusa cyangwa andi mazina? Umutoni cyangwa se Gaga Gael, nyine biterwa n'ukuntu umuntu ashaka kunyita. Ubwo rirambuye ni Gael. Gaela. Twenda gusatira umusozo, ndi kwibaza nimba nyuma y'uko ushaka kuba unique, burya umuntu uri unique aba ari solo, arikorana, akora indirimbo wenyine cyangwa iki, nta gahunda uteganya z'ama featuring cyangwa se collabo cyangwa se gufasha n'undi muhanzi ukizamuka utaragera aho ugeze, ntago biteganya muri gahunda zawe? Ndabiteganya cyane kubera ko n'abakunzi banjye bamaze iminsi babimbaza. Ikintu nababwira cyo nyuma y'indirimbo je t'aime, umva na collab nyine uno mwaka wose ni collaboration, kubera ko nta ndirimbo yanjye bazi ndi kumwe n'undi muhanzi. Collaboration yawe uzagendera kuki? Kuko urumva deja ufite status y'ibintu runaka ukunda cyangwa se ukuntu bayo, ubwo biragoye ko undi muntu yazaza na collab mukavuye gutyo gusa. Ese uwo muntu w'umuhanzi runaka uzahita muzagendera kuki Gaga? Nzagendera ku kuba ari umuhanga, afite swag kandi akora imiziki abantu bakunda. Ntago nzagendera ngo ku muntu ngo hitinga, nzagendera ku muntu ufite umuziki abantu bakunda biyumvamo. Ukunda kuvuga ngo ibyo bintu ngo ntago nzagendera ku by'abandi, sinshaka kumva imyumvire y'abandi, sinshaka gukora nk'abandi, ariko nyamara ibintu bikorerwa abantu, sibyo? Turemeranya? Yego. None se ubwo nibitandukanya n'iby'abantu bakunze cyangwa se ibyo bari kukubwira bashaka ko ubazanira, kuko iyo uri hanze ushize hanze ibihangano abantu bakubwira ati ubutaha uzashyiremo imodoka mwanya wa moto gutyo. Ese urumva nukomeza gushika amakuru ya lifestyle ya Gaga bad bitch nuko ushaka kubaho, ntago bizatuma ugirana ibibazo n'abantu ugasanga nturi guhuza n'ibyo bashaka? Oya ndi umuntu wumvikana cyane, kandi iyo ngiye gusaba umuhanzi collaboration mba naramaze kumubona nyine, narabibonye ko twahuza. Yego. Uburyo wumva ko bitanatera ikibazo ku bantu bari hanze? Oya, nta kibazo byatera. Gaga, hari amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino, ama screenshot, ama post avuga ko hari umubano ufitanye na The Ben, umubano wihariye, byaba ari byo? Oya, nta mubano wihariye dufitanye. Ben ni umuntu w'umuji wanjye kabisa, ni umuntu nemera niwe muhanzi nkunda mu Rwanda, niko nabivuga. Ibyo byaje gutegaga? Byaje kubera ko ubundi byahereye kuri we, arambwira ati ndagufana byahatari, biranantungura cyane, ndavuga ati ngewe ntago nari nzi ko hari umuntu w'umusuperstar basi undeba akumva nyine aranyishimiye, nari nzi ko urumva aranyandikira nyine arambwira ngo akunda ibihangano byanjye, biranantungura, nibaza ukuntu nyine umuntu w'umusuperstar yifata akambwira ko akunda ibihangano byanjye. Nyine ni ukuvuga ngo Ben ndamukunda cyane. Umukunda mu buhe buryo Gaga? Ni mu buryo bw'urukundo tuzi hagati n'umuhungu n'umukobwa, cyangwa n'ubundi buryo bwo mu buhanzi cyangwa se mu bindi mukora? Oya bambe, mukunda nkuko nakunda brother wanjye, mukunda nkuko nakunda bro wanjye, cyangwa se nkuko nyine mukunda nkuko nakunda umuvandimwe wanjye. Ibyo ngibyo se nk'abafana bawe bari hano hanze bazi ko Tiger B cyangwa se The Ben afite level ari kugeraho, wumva ko hari icyo biri bugufashe muri gahunda yawe yo kuzamuka muri muziki, muri uru rugendo urimo?
ko hari gahunda byamfasha gute uvuga ngo The Ben urabona level ariho mu buryo azamuka mu muziki. Ese wowe muri uru rugendo urimo rw'umuziki wawe uri kuzamura usohora indirimbo n'izindi, wavuze ko ufite n'amakolabo, haba hari gahunda waba ufite y'umwihariko we na The Ben? na gahunda nari nyifite nshiduka yagiye sinamenye igihe gende ako narababaye cyane. Nari mfite gahunda ubundi actually niwe nashakaga ko dukorana collabo bwa mbere, baragiye nyine urumva nakundi. Turabizi ko Tiger B akora indirimbo zijyanye na R&B cyangwa se ama slow nkuko bajya bivuga, nawe ukaba wenda gukora indirimbo nk'izo harimo n'iriya ya Je t'aime. Ese ni muri iyo style uzakoranamo nawe mu gihe runaka yabonetse mugakorana, cyangwa muzahita mujya muri style yawe nka Gaga bitewe n'uko ukunda ibintu bya biri unique? Oya two ni ukuvuga ngo njyewe ubundi kenshi niyo ngiye korana collabo n'umuhanzi ngendera we ku kintu yiyumvamo cyane cyako gikunjyana yisangamo. Urumva rero nabanza nkamubaza injyana yiyumvamo akaba ariyo dukora. Ubwo niba ari zuke sawa, niba ari trap nta kibazo. None se ko numva relation yanyu cyangwa se imibanire yanyu yaba yihariye, umva bitari butere ikibazo nuriya turi kubona bari kusangira urugendo rw'urukundo? Oya Gaga nyibwirire ukuri bimeze gute? Mu bana wihariye dufitanye ni ukuvuga ni umufata nawe umubajije ngo Gaga umufata ute yakubwira turamufata nka sister wanjye mutowe, kuko yambwiye ko amfata nka sister wabo wabucura nyine n'umuntu sena ni mufata nk'umuvandimwe tu. Ariko wabyivugiye uti ngenda mwemera, nemera uko akora, nemera uko ameze. Okay, nimba umukunda wumva ko nta kintu cyabaho se cyabyandi twita ngo crush, cyangwa se ugasanga rukundi kuntu bise bihengama. Urabizi turi muri 2021, anything can happen. Wumva ko nta kintu runaka cyazaba mu gihe muri gukorana muri uko kumvikana mufitanye? Aya nta kintu cyaho. Kandi nanone kuba umuhanzi afite umukopine ntago bibujijwe ko kumukunda ari ikibazo, ntago bivuze ko kumukunda ari ikibazo. Uvuga ngo wanamukunda nawe? Ntago namukunda ariko nanone mukunda nka bro wanjye nyine. Hanyuma wavuze ngo collabo, ese ya collabo yawe na Diamond bigeze he? Kuba muri studio ya YCB wumva gumeze gute Gaga? Byari ibintu byiza, byari ibintu birenze cyane nyine. Can't wait kwereka abantu byavuyemo, kuko abantu benshi na nisaba bazi ko ari imikino cyangwa se mbabeshya, ariko soon barayibona tu. None twicare twiteguye. Nkurikije ko uri umunyarwandakazi, ni ukuvuga ngo nta mbogamizi wagize zo gukorana nabo kuko bo bafite uburyo imico bimeze muri Tanzania bitandukanye natwe, cyangwa se uburyo baririmbamo. Urumva twebwe mu Rwanda tuzabasha kwita dufusinga muri iyo gahunda y'uwo muziki mushyashya? Cyane ego na ndirimbo ya Diamond bajya banga mu Rwanda, indirimbo iyo yose of course bazayikunda, kandi twakoze indirimbo nziza pe. Diamond rero bivugwa ko ari international mu buryo bwo kuba afite abakunzi cyangwa iki hirya no hino. Ese Gaga buriya ntago wakwemera abigupropoje akakubwira ati Gaga uri wo mu Rwanda noneho ni wowe nshaka ko tugira na gahunda runaka y'urukundo, abigusabye cyane cyane kuvuga ko YCB ari studio nziza n'ibiki ntago wabyemera? Nyine mukunda nkuko n'abafana bamukunda, ariko iby'inkunda ntago nzi ko byavamo kuko mbona akunda abagore benshi twazashwana. Ntago wamwemerera muri make? Iby'urukundo byo wapi, muri make ntiwanaduhagararira basi international. Cyakoze yabimatirije wenda, ariko nanone byaba ari bimwe byo gutwika atari ukuvuga ngo ni urukundo rwa nyarwo. Mwabyiyumviye. Hanyuma Gaga, hari ibintu abantu benshi bari gucamo babahanze hano mu Rwanda kubera covid, harimo ubukene, harimo kubura aho bagaragariza ibihangano byabo, harimo n'ibindi byinshi cyane. Wowe izo mbogamizi ziri kukugeraho cyangwa hari ukuntu uri kuzigobotoramo ugakora nka Gaga? Izo mbogamizi of course ntago zabura kuri buri muhanzi, kuko urabona umuntu arasohora indirimbo nta masho akibaho ngo umuntu agiye kuririmba ahantu abona ayo mafaranga. Urumva ni ukwihiringa niko nabivuga. Umuntu ari kwihiringa agashaka uburyo akomeza agashimisha abakunzi be cyangwa akabaha ibikorwa byiza. Hanze ya muzika hari ibindi bintu waba ukora Gaga? Oya ni music yonyine. Music.
ubwo uravuze uti kwihiringa n'iki mise nibaza ese mu gihe bafunguye tukabona ko ibintu bya covid bigabanyutse ufite uburyo runaka uzahita uzamukamo cyangwa se uzakomeza wishakishe nk'uko uvuga uti ndikorera njye ku bwanjye? oya babifunguye of course abantu bahita batangira kumbona, hari n'abantu bambaza ama stage, ariko muri ibi bihe nabo barabibona ukuntu bimeze, ariko byanze bikunze nibafungura bagomba kumbona kuko ndi gukora. Nkurikije platforms zawe Gaga, aba followers ufite abo following, ese following umuntu kubera iki wowe nka Gaga? Kuko nabonye abantu following ni bake, ni umubare runaka utarenza kandi sindabona wana urengeje. Ndibaze ese following umuntu ari uko ukurikije iki? Following umuntu kubera ko nakunze page yiwe, nkunda nyine ibina postinga uburyo kibinshimisha nuko nguko. Nta muntu uragusaba ngo umufollowing ukamwangira? Oya nawe uwari wese upfa kuba wakunze page cyangwa niyo abigusabye nk'umufana wa mufollowing? Niyo abinsabye nk'umufana ndabikora cyane. Gaga afite umutima mwiza. Okay, tugana ku musozo Gaga, wavuze uti mfite umwana wanje, mbana n'umwana wanje, hari igihe uteganya kuba uzamushyira hanze abagukurikira abafana cyangwa se abantu abari bose bakamubona? Ako namushize hanze, ari kuri Instagram yanjye. Kumushyira hanze mvugo n'ukuvuga ngo kumugaragaza mu mashow, muri interview n'ibindi bimugaragaza kurushaho? Oya igihe ntago kiragera kuko aracyari mutoya, haba hakiri kare, naba nihuse pe, ariko nakura akagira nk'imyaka nk'itanu cyangwa 6 nyine afite mu bwenge nzamugaragaza. Hagati aho niyihe gahunda ufite muri iyi minsi ya vuba aha? Hari ahantu uteganya kujya, hari flight uteganya gufata nk'uko wageze hano muri Norvège, bimeze gute? Niyihe gahunda? Gahunda mfite ni gukora cyane koko ntikoresheje, kuko abakunzi banje bari kumbwira ati duhereza ibikorwa nicyo gihe cyawe, ni kuvuga ubu ngubu nta kindi kigiye gukurikiraho, ni ibikorwa gusa. Okay, akabazo kanyuma na nyuma tukata tuva muri Norvège tuzamuka handi nazi. Nkurikije amakomantere y'abantu benshi baravuga bati ese Gaga ko ari umukobwa mwiza, ese arabizi ko ari mwiza, ese nta muntu yakwemera ko amuterera ivi, ibintu nk'ibyo, kandi babyandika ari benshi pe, n'imitima myinshi cyane mu makomantere. Rero ndibaza wowe nka Gaga uri kwicara ukavuga uti ndi mu buhanzi, yego ndi muri izo gahunda zanjye zo kwambara neza, zo guseruka neza, zo kwita ku mwana wanjye, ntago iyo gahunda uyifite vuba aha cyangwa se uyiteganya? Yaba ari ubukwe cyangwa se umuntu aje kuvuga ati ngenda gukunda birenze, ntago ari ubufana, by'ubufana ku ruhande, akavuga ati kandi ndi serious, ndi muri gahunda, ndaje nteye ivi, wakwemera ntiwakwemera? Nakabyemeye, ariko se ko ntari mu bihe byo gukundana nyine sinzi. Ibihe byo gukundana no kuvuga iki? Nyine ibi bihe niyemeje kuba ndi gukora urukundo nkarushira ku ruhande, ariko nihashira nk'imyaka 2 yani wari we wese azaze dupange. Ibirwa ni muri 2023 sibyo? Mube maso. 2023 Gaga ari ku isoko ry'urukundo, ariko uzanye urukundo gusa cyangwa uzanye amafaranga? Oya, urukundo, amafaranga burya rega arashakwa, urukundo ni rwo rwa mbere. Ukwangwa aje nta kintu afite ku mufuka ariko agukunda, wagenda umva amafaranga twayashaka. Matter of fact mwabyumviye, nje kubwanjye nje kuvuga ngo good beach, ntago njya kuvuga bad beach. Urakoze cyane Gaga. Haba ari message ushaka kuvuga ya nyuma, abusuza se cyangwa se icyo ushaka kubabwira runaka? Message navuga hari message nashakaga ndamfite gahunda yo kuzavuga kuri kamera, ako sinzi ukuntu wenda abantu bari buyifate. Hari umushuti wanjye witwa Irakoze Leila abi Burundi, niyo nshuti yanjye, niyo nshuti nagize mu buzima ya hatari. Naramubuze kuri Facebook, naramubuze ahantu hose, niba ndeba please azanyandikire, ndamushaka cyane. Naramubuze ahantu hose, kandi wenda wasanga aba ari no kundeba nawe
sinzi cyangwa se abamuzi abi Burundi ni umukobwa muremure ni mwiza umva muzamubwire ko mushaka kandi ndamushaka biri serious mushakira ibintu biri serious cyane naramubuze ikintu nasaba abakunzi banje abasaba yuko bakomeza bakansapotinga by'umwihariko ariko basapotinga abakobwa bari mu muziki badushyigikire cyane cyane kuko abakobwa nibo baba bakeneye support kuko ibintu byinshi birabavuna ikindi bakomeze bakore subscribe kuri channel yanjye Umutoni Gaga banshyigikire muri make ndabakunda urakoze cyane Gaga yari Gaga Umutoni mugende mu subscribing kuri YouTube channel yiwe murebe indirimbo nshyashya n'izindi zigiye gukomeza zitambukaho mwaye muri kumwe nanjye Albina Steny Queen of the My Good Girl in the City mbibutsa ko nimba utarakanda kuri subscribe sinzi icyo utegereje ukande no kuri notification button kuri Legacy TV be all in or be nothing at all.